Hari ibintu byinshi bitangaje ku muntu ushobora kubwira abantu inkuru nziza ntibayiteho cyangwa se ntibanayitakaze akanya rwose haba na gatoya, ariko wababwira inkuru mbi bose bagahita bacucuruka, bagahita bahaguruka, bagahita batega amatwi, bose bagahita bazana agasonga bugari bakaza kumva iyo nkuru iryoheye amatwi kandi bakunze kumva, ukabona rwose ko bafite ubushake ndetse n'ubwira bwinshi bwo kugira ngo bayumve. Iyo umuntu avuze ngo habaye impanuka, cyangwa se ukavuga uti bafashwe, cyangwa se ukavuga uti uzi ko yasaze, ukongera ukavuga uti baratandukanye da, abantu bahita bashaka kumenya amakuru yose. Ariko se kuki abantu bakunda inkuru mbi kurusha inziza? Ese ni ukubera ko abantu ari babi cyangwa hari ikindi kibitera? Uyu munsi reka twinjire muri ubu buhanga, turebere ibanga ry'imitekerereze ya muntu, tumenye ni iki kibitera, ni ukubera iki. Turebe impamvu ya mbere. Ubwonko bw'umuntu bukunda ibintu bidasanzwe. Ubwonko bwacu bwaremwe mu buryo bwitondera cyane ibintu biteye ubwoba cyangwa se ibintu bidasanzwe. Reka ariko navuga, kera abantu babagaho bahanganye n'inyamaswa, bahanganye n'intambara ndetse n'akaga. Niyo mpamvu ubwonko bwihutira kwibanda ku kintu kibi kugira ngo umuntu yirinde igishobora kuza kumugeraho cyangwa se kiba cyamuhitana. Ndagira ngo nakubwira ngo iyo umuntu yumvisha inkuru mbi, ubwonko bwe buhita bubona ko ari ikintu gikomeye kigomba kwitabwaho, nuko bugahaguruka, umuntu agahagurukana amatwi ndetse n'ikibona akaza akicara hafi yawe agatera agasonga bugari kugira ngo yumve. Niyo mpamvu ushobora kubona videwo ifite umutwe uvuga ngo yafashwe yibye runaka, agahita ashyiraho izina rye, cyangwa se ibyabaye birababaje, igahita ikurura abantu benshi nuko utanabitekerezaga, ndetse ukaba wakumva nawe ubwawe bigukurura. Ubwonko rero bushimishwa no gushaka kumenya ibyihishe inyuma y'ikibazo cyangwa y'ibyago byateye muntu, kuko aba yumva avuga ati nubwo bwose yaba adafite ubwoba, ariko ubwonko bwo bufite ukuntu buteye ku buryo buhita butangira kubitekereza kugira ngo ubone uko bwirinda, nubwo nyirabwo yaba atarabitekerejeho. Turebe impamvu ya kabiri. Hari abantu bumva inkuru mbi zibahumuriza. Biragoye kubyumva ko ari ukuri, ariko ibingibi nkubwiye ni ukuri. Hari igihe umuntu ubabaye yumva aruhutse iyo amenye ko atari we wenyine ufite ikibazo. Umuntu akaba yapfushije ariko bamubwiye ati muri iriya mpanuka hapfuyemo n'abandi benshi, akumva byibura araruhutse. Bakubwira ngo umwana wawe yaguye ku rugamba cyangwa umugabo wawe cyangwa umugore wawe, ukavuga uti mana yisinije, ariko wakumva bapfuye ari benshi ukavuga ngo byibura ndaruhutseho gatoya. Wakumva wahombye utari umwe ukumva hari ukuntu bikoroheye. Nuko nk'uko mu mutwe w'umuntu biba biteye. Iyo umuntu ufite ubuzima bugoye yumvishe ngo na wa mukire yahombye, ashobora kuvuga ati noneho sijye jyenyine. Tekereza ni kuko umuntu aba atekereza nyine. Ni kamere y'umuntu gushaka kwigereranya n'abandi. Rimwe na rimwe inkuru mbi z'abandi zituma umuntu yumva ibye bidakabije cyane, ukaba wakumva ibyawe rwose bibaye nk'ibitaye agaciro kubera ko wumvisha iby'abandi baguye cyangwa se bakubise amaboko mu ziko, baguye mu matsa cyangwa se bagize ibibazo. Impamvu ya gatatu, inkuru mbi zitera amarangamutima akomeye. Abantu bakunda ibintu bibakangura amarangamutima. Inkuru mbi zitera ubwoba, agahinda, umujinya cyangwa se gutungurwa. Ibyo bituma umuntu ayibuka cyane akajya avuga ati bya bintu byarabaye we, uzi uko ariko bimeze koko. Abantu bagahora babikunda, akaba aribwo bashidukira kumva inkuru mbi cyangwa se inkuru ibabaje. Ariko inkuru nziza rimwe na rimwe abantu bazifata nk'ibisanzwe. Urugero, umuntu yafashije umukene, abantu bake bashobora kubyitaho. Kubera iki? Kuko bumva bitabakuriye nyine, kandi uzarebe nyine iyo abantu bakoze igikorwa cyiza cyo gufasha ntago abandi babyitaho ndetse nta nubwo bibashishikaje. Ariko ngo umuntu yishe mugenzi we, isi yose ihita ihurura irahaguruka, ugasanga inzego z'ubuyobozi zabyivanzemo,
ugasanga ibintu nyine byabaye birakomeye, ugasanga abantu bose bahagurutse badagazwe, bagize ubwoba. Ibi bigaragaza uko umutima w'umuntu ukururwa cyane n'ibintu bikomeye kandi biteye ubwoba. Igice cya 4 cyangwa se ingingo ya 4 ariko tubivuga, imbuga nkoranyambaga n'itangazamakuru bibyungukiramo. Hari igihe abantu baba batagikunda inkuru mbi gusa, ahubwo bazitozwa buri munsi. Imbuga nkoranyambaga rero n'itangazamakuru byinshi bazi neza ko inkuru mbi zikurura abantu ari benshi kandi arizo nyinshi. Iyo bavuze ngo igisasu cyituye ahantu runaka, bahita bavuga ko iyo ngiyo ariyo nkuru nyine kandi iribuze gukurura abantu benshi. Bakavuga ngo niba imbwa yariye umuntu, icyo ntabwo ari ikibazo, ariko niba umuntu yariye imbwa akaba aricyo bahita bavuga ko ariyo nkuru. Niyo mpamvu usanga imitwe y'amakuru yuzuyemo amagambo ateye ubwoba. Ntabwo ari ibinyamakuru by'iwacu gusa cyangwa se YouTube ubona iz'iwacu gusa z'ururimi wumva, ahubwo ni mu isi yose. Hari n'icyo bita fake news, ugasanga umuntu akubise ikigambo hariya, abantu bose bagahita bahurura. Ugasanga umuntu akoze umutwe w'inkuru ku kinyamakuru akavuga ngo ntuzemera ibyabaye, undi akongera ati inkuru ibabaje, undi akongera ati ibyo yakoze byatunguye benshi. Kuki babikora? Kuko abantu benshi bahita bakanda baza kureba, kandi iyo umuntu akanze amafaranga nyine aba ari kwinjira. Nubwo twaba ari duke cyane, ariko tugenda twiterateranya tukaba twinshi. Iyo abantu rero bakomeje kugaburira inkuru mbi buri munsi, abantu bakazigaburira abandi, n'abandi bakazigaburirwa bakemera kuzimiragura, bituma bazimenyera, ndetse bamwe bakazishaka nk'ibiyobyabwenge byo mu mutwe. Waba utarumva igihuha runaka ukumva ntiwasinzira, waba utari kumva ibintu byabaye muri politike kandi utanayizi ukumva ntabwo uri businzire, wabyuka mu gitondo uti ngomba kujya kureba ikiganiro cya runaka, byanze bikunze. Nuko bigenda, bakomeza bakugaburira ibintu byinshi bimeze gutyo, ariko nawe ukabinywa nyine ukavuga uti nuku, bikamera nk'ari ikiyobyabwenge cya buri munsi gituma umuntu adatekereza neza ku byo ari bunyuremo uwo munsi, cyangwa se ku buzima bwe, cyangwa se ku biri bube. Icya 5, hari abantu bishimira kugwa kw'abandi. Ibi ni ukuri nubwo bibabaza. Hari abantu bumva bishimiye ibyo bumvishe ku muntu wari ukomeye waguye, cyangwa se yasebye, cyangwa se yananiwe, yatsinzwe, ibintu bye byahombye. Ni ishyari, ni inzika, cyangwa se n'umutima utakira ibyiza by'abandi. Iyo umuntu adafite amahoro imbere ye, ashobora kumva yishimiye kubona abandi bari mu mibabaro. Reka mbe nakubwira ngo niyo mpamvu inkuru yo gusebanya, gutandukana cyangwa gutsindwa zikurura abantu benshi cyane, ukabona ndetse abantu bazihugiyeho. Ariko reka tuvuge icya 6, gukunda inkuru mbi cyane bishobora kwangiza umuntu. Iyo umuntu ahora yumva ibintu bibi gusa, bitangira kwangiza ibitekerezo bye. Hari n'ababikora rero bagakora inkuru mbi, bakazikora ku bushake kugira ngo bakunde bangize imitekerereze y'abantu, bangize ubwonko bw'abantu, abantu bahinduke nyine bikande, bahinduka abantu batazi gusesengura cyangwa se kuyungurura ngo bamenye ibipfa n'ibikira ibyo ari byo. Iyo umuntu rero ahora yumva ibintu bibi gusa, bitangira kwangiza imibereho ye, ibitekerezo bye ndetse n'ubuzima bwe. Ashobora kubura amahoro, gutangira kubona isi akayibona nabi, kugira ubwoba bwinshi, cyangwa se agatangira kwiheba, ubuzima bukamubana ikindi, agatangira kujya kugura ya miti isinziriza. Icyo gihe rero n'abacuruza muri farumasi bacuruza iyo miti nabo batangira kunguka. Niyo mpamvu umuntu akwiriye kwitondera ibyo yinjiza mu mutima no mu bwonko bwa buri munsi. Niba uhora ureba intambara, ukareba urwango, ukareba amakimbirane n'amagambo mabi gusa, umutima wawe nawo utangira guhinduka, ugafata ibyo bintu nyine akaba ariwo murongo ufata. Katurebe icya 7, Yesu yadusigiye undi murongo. Iki nicyo kintu gikomeye cyane nshaka ko dutindaho. Yesu ntiyazaga gukwirakwiza ubwoba n'amakuru mabi, yazaga azanye ibyiringiro, azanye agakiza ndetse no guhumuriza abantu.
isi rero ikunda inkuru mbi, ariko abantu b'ubwenge bakunda ukuri gutanga ubuzima. Nanone ujye umenya ngo nubona ikintu cya fake news ukabona ikintu giteye ubwoba, ujye umenya neza ko icyo kintu gitandukanye n'ubushake bwa Kristo cyangwa se n'ubushake bw'Imana mu buzima bwawe. Kwamamaza urwango no gukwirakwiza ibibi ntabwo byubaka umuntu, ariko gukwirakwiza amagambo yubaka bishobora gukiza umutima w'umuntu umwe, babiri cyangwa se benshi. Mu biganiro byacu rero iyo dukijije umuntu umwe turavuga ngo intego yacu twayigezeho. Reka tugane ku musozo tuvuga ngo ni ibisanzwe ko umuntu akururwa n'ikintu kibi cyangwa se n'inkuru mbi, ariko ikibazo ni iki? Ese urazibamo cyangwa urazitsinda? Ese wemera ko zikuganza cyangwa wemera ko zigutwara umutima cyangwa ukaziganza ukazirenga? Ntukemere ko ubuzima bwawe bwuzura umwijima kubera ibyo wumva bya buri munsi. Niba hari ibintu wumva ahantu runaka ukaba uzi ko bigutera umutima mubi, ahantu barwana bakubitana amakofa inzasaya bakazimena, ukaba uzi ko biguhagarika umutima, ahantu barwana banigana barasana bamena amaraso, ukaba uzi ko biguhagarika umutima, bizibukire bireke, izo shene ziveho, ayo maradiyo yaveho, ayo mateleviziyo yihorere. Shaka uko wakumva inkuru nziza, inkuru zitanga ibyiringiro, inkuru zifite amagambo yubaka, inkuru zifite ubuhamya bwiza. Inkuru ni ibintu byagufasha gukura mu mutwe no mu mwuka, aho kugira ngo usubire inyuma, ahubwo ushaka ibintu byagufasha mu gutera imbere. Kuko ibyo umuntu yumva cyane amaherezo nibyo bimutwara umutima, bikanahindura ubuzima bwe, akazashiduka ari ibyo yarabaye ibyo ngibyo yumva. Reka nkubwire ngo ikiganiro cyacu ntugikunze cyo gukorora cyeze, wagisangiza mugenzi wawe cyangwa se ukiyandikisha ukabana natwe kugira ngo ikiganiro cy'ubutaha kizakugereho bidatinze. Reka nkubwire ngo ugire impagarike n'ubugingo kandi ubigire byombi, uba umunyabwenge kandi uba umuhanga. Iyo ni indamukanyo yacu kuri Brabatalk. Ikiganiro cyacu nakagaruka, ugire umunsi mwiza. Brabatalk ni ijwi rishize amanga rivuga ukuri, rigasesengura ibibazo bikomeye byugarije umuntu kandi rigatanga inzira zishobora kumufasha kubyumva no kubishakira ibisubizo. Brabatalk.